Yeah, this is Lana Bishop from Ruhango, man. Brass Pro, passa bomba mbwira polisi cyo nasize. Tugenda ku munsi n'amasaha yakeye, amasaha yakeye. Ninza rubu nzayikizwa n'iki koko mana yanjye. Wama nirindazi ry'ijana narirya mana ubwo namuhereza rwose kuko nzayabona yego mbure n'ijana ko wama n'igiceri cy'ijana. Se nzabigenze nera ariko reka nkwereke ngiye kujya niga amafaranga ntabwo nzongera rwose umunsi n'uyu n'umwe nzongera gukina mu buzima bwanjye. hari hakurya buriya sinabona amafaranga ariko se wajya hariya bari abantu bafite moto buriya ntibafite amafaranga reka njye kubaka amafaranga ndebe. narakazanye mani muri iyi minsi none ufitemo muri ino minsi iki cyuma diri iki cyuma ni icyanjye wacu umunyenga muri iyi minsi rero ashaka bisi ibyo byo birumvikana ko bimeze pe ejo bundi mani barakanyohereje kabisa aje ni abantu ntibafite amafaranga se ko bamburira kuko n'igiceri cy'ijana koko. Bega inzara mana yanjye we. Reka mbwire bano bantu kabisa ubu ngubu ntibaba bafite amafaranga koko. Abantu bambaye gutya bose bafite amafaranga. kijama cya kindi mani twata amafaranga reka nkwereke icyo mani meze bite kabisa ko amaso ntabwo Ni sawa bosi wanje. neze ko ndabwo ufite inzara wajyamwe yakwereyeho muzo mu Ubwo se mwana ibi bintu mubishyira hano gute kuko iyi ni intare ko njyewe mbisi mu ishyamba. iyi ni intare Isi ntabwo iryana mwana. utayegera wowe Ntabwo iryana. ntabwo iryana Ese ibi bintu ni ibiki mwana? ariko se ko mbona ufite inzara Bosi wanje koko reka nkwereke bihese papa ni ukuri kw'Imana bosi. Nyine iki kintu nyine njye ntabwo nyizi. Naragiraga inka za papa mu cyaro ndazigurisha urabona n'ipantaro yanciye. yagusharijeho kabisa None se wabasaba basi nta n'ijana mwandusha ngo nigurire nibura ikintu cyo kubina. reka rero nkwereke kugira ngo ujye kuguhikiza kugira ngo uguhe ijana ndaguha kontake watiye moto nuyatsa ndaguha igice cy'ijana ujye kugira indasi Moto moto urayizi simwoka byaramwe iyi moto ni inyatsa n'ibibonyicira ngo ni moto. ni ikizamini nanjye nguhaye Igenda gute se bosi? gushyamo kontake se kontake urabizi azi gushyamo kontake Oya uranyereka ahantu bakiriza. Niwanyereka gihe nta kibazo ndabikora. ariko kumeze nk'aho inda zakwishisha Oya bosi. ikintu kirimo wakintu Ibyatsi nyanagura. ko zabaye nyinshi zarakwishe kabisa Najyaga mbona nyine bagitwara. urafata kontake Ntabwo nzi kwishyira muri rwose. wowe ifate turakwerekera ifate Mu ntoki se? ifate ureba kinamo urabanza kwicara Hano banza wicare gutya. oya banza uterure ukuguru hari None se ko iwacu najyaga mbona reka bicara gutya. nkukurengereza nanjye inana yacitse wallahi ayiwe ndabona utera agahinda akira agakweto kabisa mwambika kontake agakweto turishyiramo aho ngaho Anga. ugahita ukuntu nyine tu Ugahita ukata. Warangiza. neno iyi ngiyi ntabwo yaje
Iyo namburiyaje. Ko kigenda? Gifata. Mwana murashaka kunyica no kuri kw'Imana. Basi mureke inzara izanyice basi. Oya, ijana na amafaranga yacu None se ndacyatsa gute? Ndacyatsa gute? banza watse. kiki deni yingi Kiki? kiki ndoge bayita kiki Yogi. iyi ni umugeri wa moto Iya yese. ngo no umugeri wa Uyu ni umugeri wa moto. Umugeri wa moto. ngo Fata amburiyaje. Umara gufata amburiyaje, uratera hano zamura ukuguru. Zamura niyo stade ubundi watse. Kubyanga. fata amburiyaje Fata amburiyaje Amasi. Bifate byose. Fata byose. Zamura na gafe. Biragenda. Feri hano hano. Feri da. Onga, gatsi. Natsi. Ati. Utatwica. Ijana murijyane rwose. Icyo kintu kivuga ntabwo nzi ukuntu bivuga. Hasi ngambi Ariko rwose ndabona iteye agahinda. murakoze nagura irindazi. Nibagushuke nshuti nibagushuke usiga ababyeyi bawe nibagushuke ngo baragafashe nibagushuke